igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi bacu mwese muri rusange. Reka twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho muherereye muri aya masaha. Birumvikana ni amakuru ajyanye n'imikino, ni ikiganiro tugenda tubagezaho sports updates ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero dufite amakuru menshi birumvikana, ariko reka mpanze mpe ikaze mugenzi wanjye Aristide, uhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Jazo, urazuteze. Urebye nta kibazo biracamo iyo buriya umuntu abyutse ahumeka umwuka w'abazima, nta kindi kiba gisigaye uretse gushima Imana. Nabonye habyutse akabeho, wakumvishe? Ntabwo bisanzwe muri Kigali, ubundi tumenyereye izuba amasaha ayo ari yo yose, ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu navuga ko ibintu bitari byoroshye, abantu babyutse bifubika. Ubwo rero Aristide, tuje mu kiganiro cy'imikino, birumvikana tuje kugerageza kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ekipe ya Rayon Sport, amahirwe menshi uwitwa Muhire Keve araza gusinya muri iyi kipe kuri uyu wa gatatu. Turaza kurebera hamwe ibyo Muhire Keve yatangaje ati ndi umureyo 100%. Ubwo rero turaza kugerageza kurebera hamwe transfer ziri kuvugwa muri iyi kipe. Niyonzima Haruna, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nyuma yo gusoza amasezerano ye muri Yanga Africans, hanyuma akanasezererwa ku mugaragaro akorewe ibirori, inzira ziramwerekeza muri Rayon Sport. Turaza nabyo kubinyuramo twitonze neza cyane. Yitwa Amisi Bizimana, uyu nguyu ni Umurundi. Isaha n'isaha nawe araza gusinyira ekipe ya Rayon Sport, mu gihe Mushimiyimana Ahmed ibye byamaze kurangira, yamaze guterekaho amasezerano muri Rayon Sport. Ekipe y'igihugu y'u Burundi yaraye yigaragaje, turaza kurebera hamwe, ni muri Sekafa y'abategereje imyaka 23, yaraye ikatishije tike yerekeza ku mukino wa nyuma. Turaza kurebera hamwe uko imikino imeze, ariko kandi tutarava mu Rwanda turaza kugerageza kunyura muri ekipe ya APR. Mutsinzi Ange Jimmy yamaze kwerekeza ku mugabane w'Iburaya mu gihugu cy'Ububiligi, ni kugenda agiye gukora igeragezo rigizwe n'iminsi igera kuri 14, ubwo ni ibyumweru 2. Ibyo byose turaza kubireba hamwe Aristide. Yego, murakoze cyane Jazo, komikaze. Turaza kubirebera hamwe. Ubwo rero wenda mbere ko tutangira ikiganiro, reka tubibutse ko ukeneye internet ya Airtel cyangwa se internet yihuta, mu yandi magambo uhita uvuga Airtel. Nabundi buryo rero ni ugukanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 2, hanyuma ugahitamo pake wifuza. Ibindi byose uzajya ubona uburyo ubikoramo. Ni internet izagufasha kugendana n'ibigezweho, ariko kandi ikazagufasha kuba update mu buryo bwihuse. Na internet iba iri update muri rusange. Ubwo rero Aristide, twihuse cyane, duhere ku ekipe, duhere kuri Rayon Sport, tukabwira inkuru ya Muhire Keve. Duhere kuri Rayon Sport. Rayon Sport bite? Rayon Sport rero ko bimeze kuri Muhire Keve, ugiye kureba ku munsi w'ejo nibwo byatangiye gututumba. Nibwo byatangiye kuvugwa cyane, hanyuma abantu benshi bagenda bashakisha verisiyo zigiye zitandukanye z'uyu muhungu. Ndavuga ku bijyanye n'ibyo yarimo atangaza byo kuba yakwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Muhire Keve rero mu magambo ye ati ndi umureyo. Ndi umureyo. Ngira ngo rero ntabwo ari ubwa mbere yaba bigaragaje, kuko no mu myaka yashize wagiye ubona ko yagiye aprefera kwinjira muri Rayon Sport kurusha APR. Abantu bakavuga bati aho ugera kose umuhungu afana ekipe ya Rayon Sport, ashobora arayifana. Byo kuboko yavuze ati ndi umureyo, nuko hari ikindi kintu ashaka kugaragaza Jazo. Bura kuvuga ati ndi umuntu, ndi iki kintu runaka cyangwa se mperereye ahangaha, biba ari nko gutanga ukuri kweruye ku kintu ukunze. Nibyo rero uburyo bimeze ku munsi w'ejo, urumva
umunsi w'ejo nibwo nakuruye amakuru nitonze. hanyuma umuntu arambwira ati uwitwa Bayisenge Emery yinjiye mu biro bya ekipi ya Rayon Sport. ariko yinjiyemo hasohotsemo witwa Muhire Kevin. urumva ngo impamvu Muhire Kevin yinjiyemo mbere ya Emery, ubundi telefone ya Emery bari bavuganye ko agomba kuza kwinjira ku isaha y'isaa sita. hanyuma telefone ya Emery ikajya itinda gucamo. batabanza kumvikana na Muhire Kevin. Muhire Kevin rero hariya ku Kimihurura rwose niho ibiganiro byabereye. urumva amakuru mfite yizewe nuko Muhire Kevin yavuye mu biro bya ekipi ya Rayon Sport bamaze kumvikana. ni miliyoni 20 za rakiritoma. hanyuma akajya ahembwa 900 ku kwezi. reka ko ari umushahara mwiza kuri Muhire Kevin. ntabwo ari umushahara mubi, ariko n'ubundi amafaranga ugereranije n'urwego abakinnyi b'abanyarwanda baba bariho ntabwo bavuga ko ari bibi cyane cyane ko azajya abona na prime. prime nahoze mbona hari uburyo bari kubyoroganiza muri Rayon Sport. urumva hari uburyo bari kubyoroganiza bavuga ko hari nyine gutyo ukora projet ukavuga ati izi nshingano zizakorwa na ba runaka, izi zizakorwa na ba runaka. uko bimeze rero Muhire Kevin prime nako uko imeze izajya itangwa n'uruganda rwa Skol. urumva Skol y'ubundi yemeje kugura abakinnyi 3 ariko izajya itanga na prime. urumva ubwo nuko ngo Muhire Kevin azajya ahembwa ibyo 900 n'ibihumbi 900. ariko hari amakuru numvise. urumva avuga ko ntabwo mbyo ndabihagaraho neza. avuga ko ngo Muhire Kevin ngo barasinya bavuga ko isaha n'isaha hagize ikipe ivuga ngo ndagushaka yahita agenda bidasabye amananiza, kubera ko ngo hari ikipe iri gushakisha Muhire Kevin. ariko Rayon Sport yavuze iti nta kibazo niba bagushaka isaha n'isaha, umunsi bazagukeneye tuzagutanga. ariko ubu ngubu ubu sinye Rayon Sport twebwe tugufite, ariko wenda niba gushaka nyine nta kundi. urumva bakavuga ati ngo niyo mpamvu uriya ngo yemeye kujya ahembwa 900 ku kwezi, kubera ko ngo amahirwe menshi n'ubundi ngo ntabwo ashobora kuzatinda muri Rayon Sport. urumva ariko nawe ntabwo avuga ko atazatindamo. hari ikipe se bafitanye gahunda, ni proposal zirahari. hari ikipe yo mu Misiri mushaka. makuru mfite ngo nuko ari ikipe Iranzi yahozemo. akamo n'ikipe yo mu Bubiligi mu cyiciro cya 3. ntamenye iyo ariyo neza, ariko amakuru mba nakuruye neza bambwiye ko ari gutyo bimeze. urumva ubwo rero ku kijyanye na Emery Bayisenge. urumva Emery Bayisenge ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 8:30 urumva nibwo Emery Bayisenge yinjiye mu biro bya Rayon Sport. ubwo Muhire Kevin yarasohotse. umuntu arambwira ati Emery Bayisenge yatinze gufata telefone, ariko nta bindi yari arimo abungana ibiganiro n'ikipe yo mu Burundi barimo baganira. ikipe yo mu Burundi ishaka Bayisenge Emery. amakuru mfite ngo uko ishobora kuba ari Vitaro. none Jazo Rayon Sport bayitwara Emery ko byayimerera nabi. nibyo ndi kugusobanurira. Emery Bayisenge akimara kuganira na Vitaro yasasa muri Rayon Sport mu biro. bivuze ngo deal za Emery Bayisenge na Vitaro ntabwo zakunze, kuko iyo ziba zakunze ntabwo bagiye kuganira na Rayon Sport. urumva abantu bakavuga bati rero dufite icyizere ko Emery turamusinyisha kubera ko niba yaganiriye na Vitaro akaba yaje kuganira na Rayon Sport, bivuze ngo we kuba yafashe shoko zo kuganira na Rayon Sport nuko muri Vitaro bitakunze. nka bimwe bya Ruvumbu bavuga ngo agiye muri Congo, ariko mu by'ukuri afite gahunda ko agiye muri Vita Club. yabona byanze akabona kwemera kuvugana na Rayon Sport. urumva ahubwo Aristide nkibaza nti Emery Bayisenge naramukaje muri Rayon Sport, yego tugende poste par poste. ndakumva. urumva yego Rayon Sport buri zasigaje nde mu kibuga, izabisigaje baye bakina kuko ngo Bayisenge naramuka hageze urebye Rayon Sport izabisigaje n'ijigo rimwe.
oya ni nk'ijigo rimwe rindi ry'ingenzi izaba ikeneye kugira ngo ibashe ni ukuvuga ngo uriya murundi n'aba diru byarangiye Rayon Sport rwavuga ko izabise kuko imbere izaba ibafite ba Mutatu na Ruvumbu uri kumva ni ukuvuga ngo Emery abaye asinye byaba byiza kuri Rayon ntabwo icyuho cyagabanya abareyo babyumve gutya ni ukuvuga ekipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu hari gap igifite ntabwo ari imwe urumva ekipe ya Rayon Sport ifite ikibazo cya nimero 2 urumva ari nayo mpamvu nahoze mbona bavuga ko urumva mu by'ukuri bamwe mu bakinnyi bakeneye harimo na nimero 2 urumva mu by'ukuri nimero 2 rero ushobora kuza muri Rayon Sport urumva nimero 2 ushobora kuza muri Rayon Sport urumva kuko Rayon Sport ugiye kureba neza imaze ikibazo ifite ikibazo cy'ubwugarizi cyane cyane kuri nimero 2 urumva witwa uyu nguyu perezida kipe ya Rayon Sport visi perezida wa 3 niwe wagaragaje ko bakeneye uwitwa Niyongira Dani urumva arusanzwe ukinira Bugesera football club urumva yashaka kugira ngo imutere kara mu kibuga ajya akina nimero 2 kuko ugiye kureba hanini aho batafite ikibazo no gushaka Rukundo Denis bikanga ko ese Kigali amaze kumutwara bagiye kuri Niyongira Dani ikinira Bugesera urumva undi mwanya nabonye afite ikibazo ni mwizamu izamu akuze ko mwizamu nahibagiwe nyuma yo Kwizera Olivier avuze ati ngiye rwose umupira w'amaguru ndawuhagaritse cyane ko nabonye nze mbona ngara amakipe menshi na za Gor Mahia yazamuvugishije azimukeneye zivugisha Kwizera Olivier ariko Kwizera Olivier akabatera utwatsi akavuga ati mu ijambo rimwe ati umupira narawuretse urumva undi mwanya nahoze mbona bakine ariko Kwizera yanze gukira akegera mu bashaka indi kipe akajyamo koko bizagorana niba yarafashe icyemezo koko yabitekerejeho kugaruka ni ibintu bishoboka ariko ni ibintu bisaba nyine ikibiganiro bakamuganiriza bakamwereka kote positif uburyo wenda yaba yahisemo nabi byose bakagerageza kubimwereka urumva aho birashoboka cyane ko wenda yagerageza akaba yagaruka ariko umuntu wafashe icyemezo nka kiriya akagishyira mu itangazamakuru ntekereza ko hatabuze abantu bamugira inama mbere y'uko wenda atanga kiriya cyemezo kuko afite management isanzwe imureberera ubwo rero ni ibintu byagorana ariko n'ubundi byanashoboka ubwo rero ni kugerageza kuvuga abakinnyi bandi ekipe ya Rayon Sport ikeneye urumva hari kuvuga witwa Niyonzima Haruna urumva Haruna nyuma yo gusoza amasezerano muri ekipe ya Yanga bakanamusezerera rwose bavuga bati waradufashije cyane urumva ubu ngubu amakuru ahari ni uko Haruna yagiye kuza mu Rwanda ariko hari amakipe abiri agomba kwerekezamo imwe muri yo ekipe ya AS Kigali na ekipe ya Rayon Sport yazima Haruna akavuga ati njyewe uzatanga amafaranga menshi niwe nzerekezamo football yabaye business uzatanga menshi ariko AS Kigali na Rayon nishaka yitonde kuko AS Kigali nta mpuhwe ifite irashaka gutwara nayo ayandi majigo yose asigaye aperi yasize uri kubibona ariko ntago ari iby'impuhwe ni amafaranga urumva ni amafaranga igihe cyose ufite amafaranga sava urumva yagezeho afite amafaranga sava ariko niba utayafite rwose ewana babikaze Haruna Niyonzima murona yazana impinduka muri Rayon cyambere ni umukinnyi ufite experience urumva cya kabiri ni umukinnyi ushobora kuba yabafasha muri vestiaire urumva kugerageza gukaruma abakinnyi ntekereza ko nta byinshi yazana muri Rayon ariko hari ikintu yahindura pe kuko haba hakenewe umuntu uri titirere burya hakenewe umuntu uza akaba titirere akagerageza gukaruma abantu njye numvaga anaramutse anagezemo bakamwambitse bransard
birashoboka ariko byaterwa n'abandi bakinnyi bahari, byaterwa n'abakinnyi baba bamaze kuzana kuko iracyari ku isoko ry'igura n'igurisha. Reka tugereze tuzarebe. Hanyuma uwitwa Mushimiyimana Ahmed, Mushimiyimana Mohamed yamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Muramuzi rero yanyuze muri Police Football Club yamuherekeza muri APR Football Club, rero kumusezerera mu by'ukuri yaramaze iminsi mike adafite ekipe, kugeza ubu rero akaba yamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Hari undi mukinnyi uri mu biganiro na Rayon Sport yitwa Nsongayinga Bushashi, urumva yakiniraga Gorilla, yakiniraga Gorilla nawe rero ari mu bakinnyi bari gutekerezwamo na Rayon Sport. Ngo ariko yazaza kugerageza gutanga umutahe we muri ekipe ya Rayon Sport, cyane cyane mu bwugarizi bw'ikipe. Bushafi rero muramwibuka neza kino ekipe ya APR Football Club na AS Kigali, nta gihindutse rwose, icyerekezo cyo gishobora kumwerekeza rwose muri Rayon Sport. Nawe umwaka utaha mukamubona rwose ari kwambara ubururu n'umweru, kuko amakuru mfite nuko ibiganiro byamaze kugenda neza, igisigaye ari ukubinoza bakamuheza amafaranga, urumva akamuheza amafaranga akaba rwose yahita asinyira iyi ekipe. Ndumva Rayon Sport iri kugarukamo neza, iri gusubira ku isoko nubwo irimo iragura. Ni nk'abasigaye niko navuga, reka ndeke kubitesha agaciro. APR yaraje kuramo, AS Kigali kuramo, reka na Rayon Sport ikuremo. Ikiza cya Rayon Sport nuko izagura abakinnyi izanye n'abanyamahanga, ubone ni ibintu byiza, kuko nk'uyu Bizimana tunamukomozeho, uyu Bizimana Amis abarundi baze kutubwira mezate, ariko amakuru mfite ngo nuko ari umukinnyi mwiza, urumva umukinnyi mwiza, ngo uburyo nyine abarundi bamuvuga umva ko ashaka kuzatanga akazi, kandi twabibonye abarundi bafite tara, twarabibonye abakinnyi benshi twagize hano mu Rwanda bazi umupira b'abarundi rwose, wajya ubona ko bagiye bigaragaza neza cyane. Ubwo rero icyo nahita mvuga tugerageza kugenda tugana ku musozo, ni uko ekipi ya Rayon Sport ifite gahunda, birimo biragaragara mu bakinnyi irimo ishaka ndetse n'abo irimo isinyisha. Ikigaragara cyo ni uko ifite gahunda, ariko nta n'igitagize gahunda, ni uko ubwo wenda mu buryo bwa financial byari byaranze. Urabizi iriya minsi ku isoko ry'igura n'igurisha bishyushye, urabizi ko Rayon Sport yari iri muri kondisiyo iri kiritike, ni ikibazo cy'amafaranga, cyabayemo. Ubwo rero twibutse abantu ko ukeneye interineti yihuta ni ukoresha interineti ya Airtel, nukanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 2 urwego, hanyuma gukurikiza amabwiriza. Twihuta cyane rero tugana ku musozo. Ekipe y'igihugu y'u Burundi yaraje ibonye tike yashyize ku mukino wa nyuma, ni Sekafa betanije imyaka 23. Ubwo rero ku mukino wa nyuma izahura n'ikipe y'igihugu ya Tanzania, ni mu gihe ekipe n'amakipe agomba gukina Sekafa Kagame Cup uyu munsi nibwo hari buze kubatombora. Turaza kurebera hamwe ese dukangara turaza kuba tumeze gute nyine. Ubwo makuru yacu nyine ari imbere, turaza kugerageza kunyuramo. Ndi kwihuta cyane kubera ko turimo turagana ku musozo. Yitwa Rafael Varane yamaze gusinyira ikipe ya Manchester United. Myugariro w'ikipe ya Real Madrid yamaze ubu ngubu kwerekeza mu ikipe ya Manchester United, yagiye gukina Premier League. We ntabwo bizamunanira nk'abandi. Nibyo nahoze nibaza nk'abafana ba Manchester United, bakaza kuduha ibitekerezo batubwire, kubera ko nk'uyu nguyu rwose ni umwe mu bakinnyi bahenze. Real Madrid igurishije umukinnyi wa 4, ugiye kureba rwose mu bakinnyi maze kugurisha bahenze. Ariko nahoze ndeba nsanga buriya Rafael Varane ikintu cya mbere azakosora cyangwa se azafasha ekipe ya Manchester United ikintu kijyanye na set pieces, imipira y'imiterekano rwose nubwo ashobora kuzabikosora. Reka dutegereze turebe. Gusa Premier League ntabwo iba yoroshye, murezi ko na ba Di Maria bagiyeho bikanga. Reka wenda turebe ko Rafael Varane we bizamukundira, gusa ntabwo byoroshye. Ubwo rero reka dushimire abantu badukurikiranye cyane, dushimire inshuti zacu, twizere ko bameze neza cyane. Ubwo rero Jean Pierre hari mu Gatsata gusuhuza cyane. Jean Pierre hariya ku ibaraza, hari akanyonyomba mu Gatsata ngo yamba.
yaze kumvugisha nyine tuganire niba afite n'akantu. Icyaza ni uko turi muri guma mu rugo turi muri guma mu rugo ariko ntabwo izahoraho ntibakajya babyitwaza reka gito ikavaho kugenda neza. Ubwo rero kangushimire cyane Aristide, murakoze cyane Jazo, ngo twizere ko abantu badukurikiye bakomeza kugenda badukurikirana 5 kuri 5 ku mbuga nkoranyambaga zacu. Mani komeze baye namwe.